bakoza gatuza kabareyo ayayaya bakunda gukora Rugaju abakinyi bose bari bariteguye bameze neza nta ufite imvune bose barahari nta ufite kari turi suspend nta uri suspend ku mukino w'ejo ukababwira uti Boris Beno yarakize niyo wari umaze iminsi afite akavune yarakize ko babakeneye Jigba sandi bamuzirikaga Isa Jigba akavune yari yagize gato ntacyo gatwaye abaganga bahise bamwitaho ku buryo ejo azaba ari tayari gukina yiteye gukina iminota 90 igihe umutoza yabitamo ukababwira uti mukinyi wenyine nkuko byagenze no muri Sekafa kuva batangira utazaba uhari kandi wanditswe nk'umukinyi wa Rayon yitwa Obed w'umukiza wavunitse ariko abandi bose 100% full squad full force barahari biteguye guha Rayon Sport igikombe cya Sekafa iheruka muri 1998 mu byo kugura abakinnyi wenda Usanga ngano yabahaye ubu baranyuzwe cyo kugura abakinnyi turacyayababwira byo kugura abakinnyi rero ngo yari yagize igitekerezo cyo kugura umudefanseri ariko ngo nyuma yo kureba ukuntu inshuti Didier na Charles Chaplin bari kwitwara ngo reyishora kutazongeramo undi mukinnyi ngo ikarekera awe yari ifite ariko Tony Kitoga wabuze umubyeyi we muri Meziteyiberi abantu baramubaza Tony Kitoga baramuretse Sekafa ntabwo baziyo bamukoresha ubu Tony Kitoga kubera ko atitoje kimwe n'abandi ubwo azagaruka mu myitozo kuwa mbere cyane nibyo rwose twababwira ko Rayon Sport bamwe mu bayobozi ba Rayon bijyanye n'imyitwarire ya rutahizamu bafite bahoze bavuga batari ko twagura rutahizamu byibura mu mafaranga twabona muri Sekafa twagura rutahizamu ni ikibazo urumva ariko focus deja ubu ngubu 20 barabifite barabibonye tayari bamaze kwikora bazaba bagiye gushaka ibintu ubashatse babipangira ejo yakoze yakorera 10,000 ejo izabyango no kurira 10,000 n'igikombe n'iryo shema n'igikombe kuko ugitwaye hari n'igihe wajya kubona ukabona kubera n'icyo kintu kiza wakoze mu gihugu match za gishuti ahubwo ahantu uri bunjyane ni muri Super Coupe tusobanura amagana makuru ya rero ndahari Didier yashyizeho abantu gahunda ya rero mobilization dufashe abantu bari Irusizi abantu bari Zahuye abantu bari Nyanza tujyane mu mahoro abantu Nyamuneka bari za Nyagatare za Ngororero za Nyamata Kayonza Rwamagana Ngoma Gicumbi Nyamata Rubavu Musanze Karongi Nyamasheke ntabwo muzabura uko muza kureba match kuko gahunda yatujyane mu mahoro screenshot ya nuza ya iyi tableau hanyuma kuko hariho abantu reba uherereye uhamagara nimero yo muzaza mwibuye Byiringiro Bernard niyo mpamvu mugarutseho Byiringiro Bernard buriya ni umuntu w'umureyo cyane umazemo igihe kinini cyane coordinator Huye cyane hanyuma abantu baguza amatike Lebled DCD yahoze ari umwe mu bayobozi bayo hari kongeraho gato mu bintu bya Rayon bya bafokasinze kuri Sekafa iyindi mishinga bazayitekereza niba hari icyo bakora ku isoko nyuma ya Sekafa ariko nayivuze ni Rayon Sport buriya ngo APR yanditse iriya baruwa Rayon Sport nayo yari iri kuyikompoza mwari mubizi cyane iriya baruwa ya Super Coupe ya APR yanditse Rayon Sport ngo yari yamaze kuyishishimura yamaze kuyandika yamaze kwishyira ako riga nta baruwa APR yanditse ntabwo APR yanditse baruwa Ferwafa yagezeyo hari umuntu muri Ferwafa ko yabonye baruwa muri APR abonye ari umunyamakuru wabivuze bishobora kuba arimo gutekerezwa ariko nta APR mu buryo bw'official ko nabonye Taifa se abivuga kandi ari umunyamakuru nzi ukomeye muri APR byagenze bite nyine wowe ni kugira ngo byemeze ubaze muri Ferwafa n'abafite baruwa ya APR byaratekerejwe se bishobora kuzabaho ariko cyo munzi cyo njya amakuru magazeho nta baruwa APR yandikira Ferwafa anyway ntago waba ubeshya ariko ikibazo cyari kuri aya makipe abiri ni iki yose arekrama ko Super Coupe twari tuzi ko ari amakipe abiri azakina finale ari APR na Rayon ngo nibashyiramo match za demi finale ikibazo ngo bizica match za friendlies bategura kandi rya APR yavuze izo match za friendlies rero na Rayon buriya ngo yashakaga kwikubitira match ebyiri kandi Rayon ikavuga iti hano twabareye miliyoni 100 ntago izashyira mu mahoro ni hari Nyamirambo Rayon iravuga ati nyuma Sekafa turafata amakipe abiri yo mu Rwanda duhita tuyasaba friendlies wenda
we amakipe ashoboka Yego. apolisi na Mukura yego Niko duhita bijya dukina binagenda. mace za gishuti kuri stade Kigali Peri izo mace zari kuduha miliyoni 50 imwe indi miliyoni 50 ubwo mace ebyiri Rayon Sport abaraga miliyoni 100 cyane ikavuga iti none se nitujya gukina izi mace z'igikombe cya Super Coupe ebyiri turi gukinira amafaranga atarenze miliyoni 20 ubwo ntituraba duhomba Rayon ikavuga iti aho turabangamiwe ariko ubuyobozi ntabwo bwigeze bwipronosa ngo bwandike ibaruwa ni zandani nikuriye the same Mu bantu rero muri iyo. the same no kuri APR bisa no muri APR ariko Gusa ibaruwa kuri APR yatanzwe kuri ntabwo APR. nari mbizi kuri APR nta gihindutse yego kimwe gitaha bashobora kohereza ibaruwa Mm. nta gihindutse APR Hey! iri pronounce kimwe gitaha aho ihagaze kuri Super Coupe burya kandi buriya rigani no kuba buriya APR gikora ibintu APR muri makeya yanze kuvangira Sekafa Mm. rero reka mbikubwire nk'umuceri APR yanze kumena sambaratika kandi harimo Sekafa ati kuba twaravuyemo nta mpamvu yo kuvangira abandi bantu abantu bishime abareyo bakomeze bishime bari mu irushanwa bajya gukina umukino wa nyuma nta mpamvu yo kuvanga page ya Sekafa ibanze ibe closed noneho tujye kuri page ya Super Coupe ko nizahita ikurikiraho twe tubabwire uko tubona irushanwa rya Super Coupe kandi logique y'aya makipe akenshi ngiye mba numvikana Ruvuyanga niba APR ivuga iti nk'abanyamuryango ba Ferwafa tuba dukeneye ko niba hari impinduka zibayeho mu byari bisanzwe bihari izo mpinduka tuzimenyeshwa aho kugira ngo tuzibone batubwira imyanzuro oya kuzimenyeshwa barazimenyeshejwe oya kuzimenyeshwa ahubwo APR ikeneye kubijyaho inama aha APR ikeneye birasugira ngo nukomeye iravuga iti umupira urumva nepo hari icyo bitabimenyesheje umupira no wanyamuryango ni wacu no wa APR no wa Rayon no wa Etenseri no wa Mukura hari ikintu kigiye guhinduka hari ikintu kigiye guhinduka ntago tugomba kwandikirwa tubimenyeshwa impinduka izo mpinduka tutaziganiriyeho before ngo twese tuzigiremo uruhare kuko federasiyo icyo gihe itanga impamvu ibona izo mpinduka zabayeho none abanyamuryango niba hari ufite imbogamizi akavuga ati izi mpamvu ndabona zumvikana ariko njye ndabona mfite imbogamizi wenda n'urugero Rayon Sport akavuga iti twe twapanzemo match amekare tugomba kubonamo amafaranga kandi amafaranga tugomba gukuramo ari hejuru yo muduha ku ikipe ya Super Coupe noneho bakabiganiraho rero Ferwafa wenda ishaka kuzamura none n'amafaranga itanga ku ma equipe kavuga ati reka tuyazamure kugira ngo wenda byenda guhura n'amafaranga magomba kubona ariko ikindi kintu n'amakipe yanavuga nk'umutoza ashaka kuvuga ati tuvuye muri Sekafa imikino competitive tuyivuyemo twafata nka pre-season noneho igikurikiyeho nepo reka dukurikiza none imikino amicale wa mukino wa gishuti abakinyi banje baza kumera nk'abaruhukiramo bavuye muri Sekafa ndategura match nshaka ngiye nkurikije ikipe nifuza gukina nayo bijyanye n'ibyo nayibonyeho nicyo ya mu mikino wa gishuti niba shaka bansinde ibitego 5 mu Arsenal yarayitsinzwe ibitego 3 kuri kimwe na Betis ariko ni pre-season uvuga ngo ikipe itsinzwe n'ihigenda ibona ibyo gukosora ariko iyo tsinzwe muri competition nk'ubu APR yatsinzwe muri competition ifatwa nka friendly bibi kibazo ariko yiza kuba ari gishuti batsinzwemo nepo byari kuba ikibazo no ngo imikino y'ishuti rero logically birumvikana ko amakipe buryo barapanda imikino y'ishuti iyo hajemo ikindi gisa naho kibatunguye bisa naho bipfa wenda bari kubibwirwa sezishize bakababwira ati mumenye ko mwa makipe mwe mwabaye bane ba mbere ibyo mukora byose mwapanga pre-season muzirikane ko Super Coupe byarahindutse ubu na makipe ane ntabwo akiri abiri bakajya gutangira saison Ruvuyanga babizi izo surprise ariko kubacunga bapanze imikino y'ishuti pre-season barayitangiye bari muri Sekafa ba mumenye ko muzakira muri amakipe ane muri Super Coupe icyo gihe nabo babitekerezaho bivuze ngo rero icyo amakipe yifuza nuko rimwe na rimwe APR rero nige gukora nk'ibintu bavuga ngo ngo nuko ari APR n'ibiki n'ibiki hakaza polemique zindi ariko rimwe na rimwe tujye tunareba logique zayo makipe ese zirumvikana zifite shingiro cyangwa nashingiro nkurikije rero ko bihagaze ubu nge mbona amakipe afite shingiro ngo ba APR rwose APR yapanze urakoze kuri icyo uvuze nge nta nicyo ndenzeho gihambaye ni nabyo rigana kizana akitubwiriye inkuru navuze nti byaravuzwe kuri APR bamwe babigira navuga ngo inkuru babivuga uko bashaka ariko ari ibintu nge najya nemera nubwo nabivuga bakavuga ngo negamira kuri APR wagira ngo APR hari ibyo ibidakwiriye gukora kuko wagira ngo hari ibintu APR nyine rimwe ira complaininga
mwako se na APR ya complaining wagira ngo si ikipe bafata APR nk'atari ikipe y'umupira w'amaguru ngibi ngo ntabwo byakabaye bikorwa na APR. Logically kuri iki yararimo avuga Iberi uvuye muri iyi myakaka iremereye cyane ya Sekafa ugonganye na Gorma ugonganye na Hilal ugonganye na Taska ugonganye n'aya ma equipe akomeye urangije aka kanya nta kiruko kijemo ku cyo Iberi yavugaga umutoza ari inyengo arijya kubwira ati nafashe hagati iminsi iyi mbere yo gukina na APR kuri kalendari twari dufite mbere ya tariki 30 z'ukwa munani ko ngiye gukosora ya makosa abakinnyi banje nababonanye ko ngiye kongeramo wenda ibi nibi ngiye kwigisha Mubaraka guhagarara wenda mu mirongo y'abataka bigendanye nuko wenda ari ibyo namugaye uyisugongana na polisi polisi ugira ngo biba yoroshye ugira ngo umurebe nta bitekereza kabiri muri super coupe competition winjiyemo umurehanga ahita bitekereza bati nagayika ugasanga binansubije inyuma ntagiye byibuze ngiye guhangana na APR finali ko ariyo nanjye nateguye iki kintu kiragaruka mu ijambo rimwe gusa twanavuzanga amarushanwa menshi ni meza ku ma equipe n'abakinnyi ariko nibikorwe mu buryo bw'abanyamuryango bazi cyangwa se byaganiriweho kugira ngo abantu bikorwe muri calendrier y'ama equipe kuyo munsi none areba neza aya ma equipe ari kuza gukina mu Rwanda cyangwa se zo zazamu n'izindi na za Simba na nka Yanga iyo urebye imikino ya gicuti bari kugenda bakina ni ya yindi mito ariko niyo umuntu avuye muri competition nka Sekafa avuga ngo si ya mikino mito wavuga ko ari minini wenda nindi iri muri moyenne ntabwo nanone itumusubiza kuri ya level ko ari uburyo ugomba abakinnyi kugenda ubaruhura uzamura ibihe byabo umanura ibihe byabo kugira ngo nyine uko kwitegura bigire balance ubwo reka turebe ikizakurikira ariko niba Rayon nayo ari ibyitemera ubwo n'ubutumwa bari gwa federation nayo ibyumve ku cyakorwa kugira ngo ibintu bitazateza ibibazo. Ubwo ikintu umuntu yabwira abantu kuri iyi Sekafa nabonye Iberi abasifuzi basuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi kara ku Gisozi ku munsi w'ejo n'icyo gikorwa cyari gihari nabonye wa musifuzi zasifura finale Omar Artan Abdul Kodil arimo bakunda Samuel cyane buriya bari no kuba ahantu hamwe kuri iyi hoteli y'Iremera niho bari kuba iyi hoteli abakinnyi ba APR bari bacumbitsemo bano bakinnyi ba APR bashya cyagiye bazanika ba yego kabi bashyizeyo n'aba basifuzi niho bari niho hano umuntu ku Cyamitsingi Cyamitsingi se iyi hoteli umanuka ku Cyamitsingi Remera cyangwa ahubwo utaragera kuri Prince House turagera kuri nayibonye cyane bango rero na Omar Ortana kiza niho yayisajya ubwo rero bakoze igikorwa cyiza ku munsi w'ejo cyo gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali ku Gisozi bunamira rwose inzirakarengane zishyinguye bazamufasha mu mukino wa UEFA Super Cup azasifura hagati ya Paris Saint-Germain ndetse na Aston Villa nabo rero kuba bageze ku Gisozi ni ikintu cyiza cyane bakabanza bakanareba u Rwanda wenda banabonye umwanya basura n'ibindi bikorwa biri hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi ariko nekiza ko umwanya wabo atari munini kuko bagomba guhita bategura urugendo rujya i Salzburg mu gihugu cya Autriche cyane ko tariki 12 nibwo bazasifura UEFA Super Cup ubwo tariki 12 azaba ari kwa gatandatu ni kwa gatanu ni kwa gatanu nibwo uyu mukino uzaba ubwo rero rwose bariteguye neza cyane abasifuzi abantu benshi bafite amatsiko yo kureba uburyo uyu musifuzi wa mbere muri Afrika azayobora uyu mukino kuko ntekereza ko n'ubwa mbere tuzaba tumubonye asifura umukino hano mu Rwanda muri Stade Amahoro dusanga tumubona ku mateleviziyo mpuzamahanga ariko kumubona no ari muri Stade Amahoro asifura Rayon na Gor Mahia n'ikindi kintu kurura mufano uzaba wuzuye Mari Artani Liga bizaba ari sawa match ikaze cyane ni hariya kumongera kumupimira kujya gusifura Super Coupe y'Iburayi cyane musifuzi mwiza wanagize navuga ngo n'umugisha avuye mu byago nyuma ko Amerika imwangiye kuyinjiramo kubera ko itemera abantu byamubayeho amugani warigani wewe nk'umuntu nk'umwemeramana ni bya bindi bavuga ngo Imana ngo mwanza gucira kobo Imana igucira kanzu cyane uri ibintu Amerika yamukoreye biri mu bintu byamufashije
ntabwo yasifuye igikombe cy'isi ariko imyaka ine iri imbere n'ubundi azaba atarasaza bazamushyiraho apfa kwitwara neza gusa ariko icyiza noneho kurushaho izo opportunity agiye kubona zo gusifura za UEFA Super Cup ntiyari kuzazibona nabonye muri Aziya baramuhaye ama opportunity yo gusifura imikino urabona ko hano muri Afurika yashyizwe imbere mu bintu byose wabonye ko yaje gusifura finale ya Sekafa ariko barazaza no azasifura n'indi mikino ikomeye iwabo bamuhaye amafaranga yafashwe nk'intwari y'igihugu n'ibindi byinshi yabonanye na president w'igihugu ibyo rero bamutuwe muri office of the president bravo match bwo mu matsinda nka butatu cyangwa bune bwo mu gikombe cy'isakagaruka so nta kintu cyahatari yahombye ahubwo yarungutse cyane yarahamamariye ubu ngubu yanditse igitabo cyagurwa cyane hari n'abavuga bati uyu muntu azagenda akoreshwa mu buryo navuga ngo bwo gushishikariza abantu kudacika intege nyuma y'uko waba uhagurukiwe n'umuntu ukomeye uyu muntu ukomeye akavuga ati ndaguhagurukiye ariko ukuntu ugera resistance ntibiguce intege nasoza kariyeri ariko uzi kwandika ngo narenganyijwe na Amerika n'ubuyobozi bwayo leta ya Amerika leta ya Amerika yari yowe na Trump wenda nyuma y'imyaka 15 asohora igitabo ariko ntibyambujije kugera ku nzozi zanjye byonyine ugisoma iyo ntuza nyuma iyo cover y'igitabo kibona narenganyijwe na leta z'ubumwe za Amerika ariko ntibyambujije kugera ku ntego zanjye uko narenganyijwe na leta z'ubumwe za Amerika tayari uhita winjiramo none akajya sasa muri diri ahantu yagiye ko byagenze ubwo akavuga izi nkuru zose kariyeri akabanza akivuga n'ukuntu mbere yazamutse ibibazo byabo na Somalia na Amerika uko yabujijwe gusifura igikombe cy'isi ibyakurikiye nyuma imikino yasifuye ubwo azaba yarasifuye n'ikindi n'ibindi agasoza ko inspira kubwa ati maregira ibibazo byose wagira amakaminuza azajya mutumira ze kuganira umuvandimwe Lorenzo nawozemo nabisesengura neza kuri page ya Instagram havuga ati uyu nguyu azabona n'amahirwe azajya banamutumira mu makaminuza ajye kwigisha gusobanura uburyo ki umuntu ashobora nyine kurenga ibintu bikomeye byamuhigaga kandi n'ibyanalize nanjye narayisomye ndayemera ndabani hano umuvandimwe rwose akoze analize ya nyayo ibintu byinshi rero biba ku muntu ntabwo ariko bibi byago kabone nubwo byabigaragara nkaho ari byo hari biba bigaragara nk'ibyago ariko ukabona ubikoyemo amahirwe n'umugisha uwo rero nuzasifura Sekafa Kagame Cup Rayon Sport ikina n'ikipe ya Gor Mahia ku munsi w'ejo saa 12 kanwa kabonye ikipe ya Gor Mahia izakina na Rayon dukosore uwo yita Gor Mahia ukosore na babantu bajya bayita Gor Mahia baravuga Gor Mahia benshi cyane muzabarishe ibe hari abavuga ikipe ya Gor Mahia oya ni Gor Mahia nagahungu kanje Gilbert niko kahita nakabwa ni have Gor Mahia ngo ni Gor Mahia Gor nanuza ngo nabasara poga yita ngo ni Gor Mahia ni Gor Mahia ni Gor Mahia batubwiye bati Gor Mahia ko n'ubundi bisanzwe bizwi iyi match ikiri gukomeza iyi match Gor Mahia imaze imyaka 41 idatwara Sekafa Rayon Sport imaze imyaka 28 idatwara Sekafa urumva ko na makipe akumbuye igikombe cyitwa Sekafa byongeyeho aya makipe uko abiri nta nimwe iratwara irushanwa ryitwa Sekafa Kagame Cup muri yombi uko abiri nta nimwe iratwara Sekafa Kagame Cup kuva irushanwa rya Sekafa ryitiriwe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda 2002 Sport Kagame ni 2002 icyo gihe ikipe yahise itwara Sekafa ni Simba 2004 APR yitwara afanda akiyamenamo gutya amafaranga Simba yahise yarura APR aza ba APR yatwaye gatatu 2005 Rayon Sport rero ntagira yatwaraho na Gor Mahia yatwaraho Gor Mahia imaze 41 idatwara Sekafa Rayon Sport imaze 28 idatwara Sekafa aya makipe akumbuye Sekafa cyane finale irakomeye hahandi bavuga ngo hano ikipe imwe ngishaka kube yifata nka pre-seasoning ikaba yare ntabwo bibaho na makipe akeneye cyane Sekafa ubwo kuri gahunda ya makipe rero uyu munsi nibwo haza kubaho imyitozo yabo ya nyuma ndetse n'ikiganiro n'itangazamakuru haba Gor Mahia ndetse n'ikipe ya Rayon Sport Rayon Sport yo iraza gukora imyitozo ku isaha y'Isamoya Rayon Sport irakora saa 1 kugera saa 2 nibwo ikora imyitozo ya nyuma urumva igakorera urumva muri stade Amahoro ya annex yayo kuri cya kibuga cy'imyitozo cya stade Amahoro niho Rayon Sport izakora imyitozo saa 1 kugera saa 2
ubwo mu gihe saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice ikipe ya Gor Mahia nayo nibwo iza kuba yakoze imyitozo. Bivuze ko saa 10 kugera saa 11 Jamusi nibwo iza kuba yakoze imyitozo, hanyuma Al Hilal yo irakora saa 8 n'igice kugera saa 9 n'igice. Ubwo kubashaka kureba imyitozo y'amakipe rwose uko arane basha kugira imbere bakirebera imyitozo. Urangiye nkiri umwana nakunda kureba imyitozo y'amakipe nkuko kera najyaga ku kibuga yarandyoraga cyane. Nuko kuri iki gihe basigaye bishyiramo ubwenge bwinshi ngo barahisha amataktike n'ibiki ugiye ukabona nta kintu urimo kureba ariko iyo mutariyo nibwo bakora. Nakundaga iyo amakipe yapanga deka bari gukina 11 kuri 11 ubonaga biryoshye cyane ku bantu biremera. Bararyoherwaga cyane ko imyitozo akenshi yaberaga kuri ya tapi yahoze iremera n'ibindi bivuga by'iremera. Ubwo nyine birumvikana ko amakipe azakina umwanya wa gatatu arabanza kore, hanyuma azakina finale nayo arakora nyuma. Umukino wa Al Hilal na Jamusi naje kumenya makuru ko aya makipe yabwiye ko nari yemerewe gutsindwa. Ibi ngibi Al Hilal twabonaga byoroheje. Bavuga bati Jamusi niyo muri Sudani y'Epfo, twe turaho muri Sudani, nawe urabizi ibibazo ibyo bihugu byombi bigirana. Ntabwo nyine byabura match irakomeye. Iyi match irakomeye cyane Jamusi na Al Hilal. Politika irakomeye cyane. None namenye ko Al Hilal bura kuva basezererwa na Gor Mahia muri kimwe cya kabiri ngo barakariye umutoza Gibo Kasa cyane. Baramurakariye ngo nibumva uburyo batagize ku mukino wa nyuma. Noneho batsinzwe ikipe ya ikarita y'umutuku, bamaze n'iminsi bakina nabi, barabona ko abakinnyi bari hasi bano ba Ebuera ba Ruzoro bari hasi. Baravuga bati rero byibura igerageza ubone umwanya wa gatatu kugira ngo twinje muri pre-season irambuye. Ugaragaza ko utanga umutoza wabo wagiye yacu. Birakomeye nka Ferwafa azakora ko umutoza ari ikintu gikomeye. Umutoza cyane. Ariko Gibo Kasa bari abazamuhiye kabiri rero muri Sudan. Bashaka kuzana undi ukomeye bakamuha ya kabiri nyine muri Sudan ikina champion. Iyi ngiyi ari gutoza bakayimuha bakazana undi ukomeye. Ngiye mbona vuga batanakwiriye kuyimuha. Ntabwo yayibasha, ntabwo ari ku rwego iya mbere bakamwohereza muri Sudan. Gibo Kasa ntabwo ingi ya mbere yayibasha. Ubu Gibo Kasa azajya guhangana za SFR na za MCR yari yabikoze muri na za Mamelodi. Muri Rupopa yageje mu matsinda, uzko ari muri Rupopa yakubise ibintu bya Rupopa byo kunabibonye. Ikipe muri Africa y'Epfo Orlando Pirates yibujije kuza mu matsinda. Oya uyu Gibo Kasa yari muri Kongo akora neza kuko nibuka ko afite under 20 yabo ni under 20 muri Kongo akora. Iyo ari iwabo rwose ubona ari byiza ariko yagize gutya gasohoka bita bipfa. Uyu Gibo Kasa Kenesi yamwirukanye nabi cyane muri Gasogi. Gasogi yaramunaniye no muri za Rayon na Rayon munanira yari y'amatsinda ya Covid ya indi yabaye ya 8 yari ya Gibo Kasa. Ariko nyine ubona ko Gibo Kasa ubona ko hari Kariba ngira ngo ataragira. Nibyo turabyemeranye urwego atarageraho akashobora kuba umutoza mwiza ariko ku buryo yagenda kura mu myaka iri imbere azaba yageze ku bintu byinshi. Ubwo rero navuga yuko ku munsi w'ejo nyine ni ibirori. Hanyuma mbere ko tuza gusoza twongeye tunyere kuri za transfer z'i Burayi. Ndabona Real Madrid na Yan Diomande bamaze kumvikana byarangiye ngo bamuhaye